Inshuti bakunzi ba Gasabo TV, ndagira ngo noneho mbifurize amahoro y'Imana ndetse mbabwire nti imigisha ituruka ku Mana ibane na imyaka ibaye myinshi numva ngo umuntu yatashye ngo yitabye Imana yamuhamagaye ngo yamukunze kuturusha, ariko ntabwo nari ndabona n'umunsi n'umwe aho abantu, inshuti, abavandimwe bishimiye ko uwo muntu atashye. Mu mateka rero ADEPR banditse amateka aravuga ngo none bya bindi byo guhora turi kurira turizwa ngo nuko umuntu atashye, reka tunezerwe. Urebe ukuntu bakubise igisirimba, urebe ukuntu banezerewe ko umugeni atashye. Ubu ibindi bihirwe bikwereka ko itorero ari abanyamwuga, ibintu byo bikwereka ko uyu muntu koko atabarutse amahoro. Bakristo rero muvuga ko muri abakristo rwose, aka kantu kababera urugero sinzongere kubona. Mu by'ukuri umuntu yatashye, niba yatashye ukaba unejejwe n'uko atashye asoje urugendo amahoro, kuko na Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye hehe? Mu Mwami. Umwuka ati ye baruhuke